narindi kubereka ukuntu ugomba gutegura ji y'abantu bageze mu za bukuru. Indimu, ubuki, amatunda, amazi make. Ikindi mbabwire mwa bantu mwe, hari abantu biyima kandi Imana izabihanira. Mwatubonye turi mu gikoni kwa Mama Sharirene. Nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ikomeje kubarinda no kubaba hafi, kandi nizere ko ukuboko kw'Imana kubaramburiweho, imigambi y'Imana ibariho, ndetse n'umutima w'Imana uri kubatekereza. Uko niko mbyizera kandi nanjye niko biri. Hanyuma turashimira Imana kubw'iki gitondo Imana yongeye kuduha. Hanyuma ndabashuhuje abakunzi ba Mama Sharirene, by'umwihariko abakunzi b'igikoni, ndabashuhuje kandi ndabahobeye. Ikindi nuko nashakaga kubabwira ngo muri inshuti zanjye z'inkoramutima, mubana nanjye mukantera courage, ndetse mukananyereka ko ibikorwa byanjye ari ingenzi kuri mwebwe. Hari abantu mugenda mumpamagara, abandi muti tugiye kubitegura byabaye byiza. Uyu munsi rero naje kukwereka ji yanjye ku giti cyanjye njya ntegura, atari y'abana, iyanjye ku giti cyanjye nshobora gutegura, itarimo isukari, ariko nanone irimo ubuki buke cyane. Nzanabereka ukuntu njya nkora na ji itarimo ikintu na kimwe. Ariko uyu munsi ngiye kubereka ji y'amatunda irimo ubuki, itarimo ikindi kintu. Aha, twagiye rero, twagiye. Turakenera ijagi yo kuyidekoreramo, turakenera amatunda mwayabonye ngaya, amatunda. Hanyuma ikindi ndi bukenere ni indimu, njye nshyiramo n'indimu, yego. Hanyuma reka turebe amatunda, kandi nka kumwe nabibabwiye ngo nujya kureba ibintu ujye ubanza urebe ku bishobora gupfa mbere y'ibindi. Ndakoresha amatunda 18. Reka ngire amatunda 10, nkoreshe n'indimu. Hanyuma ndakoresha n'ubuki. Uyu mupapa rwose reka nze namwamamarize. Ubu nibwo buki njya nkoresha kuko nasanze ari ubuki butari ubutuburana. Ntago yantumye kumwamamariza, ariko buriya hari ukuntu mujya mugira agatima kabi mukagira n'udushyari ngo simbivuga ngo ntamwamamariza ataranyishyuye. Ubu se uyu nguyu nubwo ntazi imitungo ye, wamwamamariza utamwamamariza abafite umugisha we. Kuba rero wabibwira abantu uti nabonye ubuki bwiza, cyane ko tujya dukubitana n'ubuki bubi, ntago tuzabicira isoko ngo tuze kuvuga ngo bwatubereye bubi. Ariko ubu buki pe mbunyweye igihe kinini. Hariya ku Ruyenzi burahari kuri Alimentation ahantu bita kwa Jacques, niho njya mbugurira. Iyo bushize niho ngurira, nta handi nkura ubuki. Nubuki nimba handitseho ngo Iris Honey, ntago mbizi, nimba mbisomye nabi ntago bikureba kubera ko nize make, ariko niba zoominge nawe wirebere, yego. Hanyuma ikindi ndi bukenere rwose mbabwire ni amazi dore ngaya. Hanyuma ikindi ndi bukenere ni aka kayiko kameze gutya ko gukuramo, ko gukoresha mu buryo bw'amatunda. Ndakenera aka kayunguruzo, nkenere aka kajiko gatoya, ndakenera n'aka ko gushyiramo amatunda ari bujye muri blender. Hanyuma
rwose iki kirahure nicyo njya nkoresha iwanjye mu rugo. Bambwiye ko atari ikirahure cya ji, atari ikirahure cya ji zifite ibirahure byazo, ariko njye ndabikora kuko ngikunda. Wowe uzajya ukoresha ikindi nawe ukunda, ntakagire umuntu ukwima icyo ukunda. Iki kirahure nimba bakinyweramo n'inzoga ntabyo nzi, ariko ndagikunda. Yego, nicyo ndi bukoreshe. N'iki kirahure ndagikunda, ndakoresha kimwe muri byo. Hanyuma ndaza gukoreshamo n'uyu muheha cyangwa nyweraho nta kibazo. Hanyuma amatunda mwayabonye, ngiye gutangira kuyatunganya. Uburyo ndi buyatunganyemo ni ugufata itunda nkarigabanyamo kabiri gutya. Mbibutse ko amatunda yanjye aba yogeje, ubushize narabiberetse ko aba yogeje gutya. Nasoza gutya do abonye yego. Nganze niyegereze agapuberi ko gutamo. Ubwo rero nicyo ngiye gukurikizaho, gukomeza gutunganya amatunda nyakuramo gutya. Urabona ko maze kuyatunganya. Hanyuma ngiye kuyashyira muri blender. Murayabona rwose ni menshi, ntabwo ari makeya. Njyewe rero hari ukuntu mpimisha ijisho, kubera ko nshyiramo ubuki bukeya, nabwo ntabwo ari bwinshi. Hanyuma ndasya, ariko ndakoresha hano muri rimwe. Ni ukugenda ugira gutya kugira ngo imbuto ntazisya, haveho utw'inyuma gusa. Urumva gutya byo ndi no kubyumva neza ko utuntu tw'inyuma twashizeho, kandi ntago ziri bumene. C'est fini, cyamaze gucamo neza. Hanyuma ndafata iyi jagi nyishyiremo. Yego. Hanyuma mpite njya kunyuguza muri lavabo. Ni ukugira ngo iyo nza gutegura yo kunywa, ndaza kuyisubiza hano kubera ubuki. Yego. Ngiye kuyiyungurura, murabibona. Umva ukuntu ibihumura, undi mu bisanzwe rwose ji y'amatunda ndayikunda mw'abantu, ndayikunda pe. Ndayikunda, igira ukuntu ihumura neza. Hanyuma murayibona maze kuyiyungurura ji, ngiye kuyisubiza muri blender rero. Hanyuma ngiye gushyiramo ubuki. Aha hantu ntaraharenga shuti, nababwiye ko iyi ji ngiye gukora ari mu bwoko bwa ji njya nkora zanjye. Ji irimo ubuki ntabwo nayikorera abana banjye, cyambere bose banga ubuki. Hanyuma ikindi cya kabiri, nta mpamvu yo kubaho ubuki, nzajya mbakorera agasukari gake, kuko nabo si ngombwa kubaha isukari nyinshi ngo nuko ari abana. Ubwo rero aha hantu ndashaka kubanza kuhagusobanurira neza.
ubushize narababwiye ngo ntukishinga abana b'imyaka 18 na 15 n'10 ngo bajye bahora bagotomera ibisukari byo muri fatamiru, ibisukari byo mu bikoma na hehe miru no mu byayi, ibisukari. Ujye umenya imyaka ugezemo, umenya uko wigenza. Ngewe iyo ngiye gukora ji nkori y'amoko abiri, nkori y'abana banjye mbashyiriramo isukari, nkabanza nkakuraho iyanjye, ndi bushyiremo iki? Ubuki. Kuko imyaka afite ndimo ndasaza, bo barabyiruka, ntago najya kunywa isukari nk'iy'abana ngo mbishinga. Ikindi ngomba gutangira kwikunda no gufata neza umubiri wanjye Imana yampaye, kuko ubundi Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo ubugingo mu mubiri muzima. Iyo umubiri ari muzima n'ubugingo ari buzima sawa. Kandi ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi ni inyongezo. Ibi turimo rero ni inyongezo. Iyo wamaze gutunganya iby'ubwami cyangwa ukagenda utunganya iby'ubwami, uvuga uti nipfa nzajya hehe ku munsi w'urubanza, ibyo bintu ukabizirikana imbere y'Imana. Gufata neza umubiri ntago ari icyaha. Nimba hari abantu bazi kwifata neza, kereka icyo ntashobora kubona, kandi nzi ko ibintu byose byibanze kugira ngo mbeho Imana yarabimpaye. Rero ya myumvire yanyu nk'iyo nagiraga kera narabivugaga, kuko nanywaga irobo y'isukari, naguraga irobo na nusurobo se y'isukari. Murayizi nusurobo y'isukari ni igice cy'isukari. Iyo sukari rero abantu bambwiraga ngo ninyigabanye, se nari kugabanya iyihe? Ariko ibisukari irahari, ngomba kuyigabanya. Impamvu rero ngiye gushyiramo ubuki ni iyihe? Nuko ubuki burya ibintu byinshi nabyo si byiza. Ubuki ntago bishobora kwangiza umubiri nk'isukari, ariko nubwo ari n'ubuki nabwo ni ugushyiramo bukeya. Iyi ji mubona rero ngiye gushyiramo akagayiko ni gatoya, 2, shyiremo 3 rwose pe, ni duke kuko ubuki bwo na 3 urebye ntago tuba twagiyemo. Si 3 nshyizemo. Sawa rero, mujye mwishinga abana banyu, ubundi mujye mwirwa muvutamira isukari, ejo muzaba muri kundiraho mama Sharirene wese ngera isukari yazamutse. Ibyo tubasha kwirinda tujye tubyirinda, ibyo tutabasha kwirinda Imana izajya iturinda. Sawa rero. Ubu rwose irivanze, ibintu ni sawa. Hanyuma ngiye kuyishyira mu kirahure, kuko murabizi ko nayiyunguruye. Ngiye kuyishyira muri iyi jage. Ibintu ni sawa. Hanyuma ikindi, ntago indimu ndi buyishyire hano, oya, ahubwo indimu akosha nga mbanze nabereke kano kantu. Aka kantu koko mwababyeyi mwe, aka kantu konyine urabona atari keza? Aka kajagi kameze gutya, aka kajagi kameze gutya, n'utu turahuri. Murabona tudasa neza? None se nkubwire, mwagiye mwiga gukora ibintu byiza bifite isuku bisa neza, ndebera ukuntu bisa. Wowe wamenyereye bya birahuri ujya kugura ahantu hamwe, uzanyarukire no muri Tedemiru uharebe utundi turahure, ujya n'ahandi hari amashopu meza y'abasirimu, ushaka utuntu twiza, dore Imana yaguhaye umugisha. Ariko ntimukiyime, muzaba abanyabugugu, mwime abakozi banyu, mwime bene wanyu, namwe ubwanyu mwiyime kandi mufite ubushobozi. Aka gapurato wakabonye ni keza, utu turahure urabona ko ari twiza rwose, ni ibintu bisa neza. Hanyuma ntago ndi bushyire indimu hano mu ijagi yose, oya, ahubwo ndayishyira mu kirahure ndi bunyweshe. Nabwiye ko iki kirahure nicyo nkunda. Hanyuma indimu ndayikatamo 2 gutya, nabibonye.
ndakatamo kabiri, hanyuma nkateho aka kantu ko gukoresha modeli, siko nabonye abandi babigenza. Hanyuma ndafata iyi ji, kandi uyu munota nyine ibimaze kugira, hanyuma ashyiremo hano nk'abasirimu, ibintu byo kuzajya mwuzuza nk'aho ari bya bibindi by'amazi byo mu cyaro bya kera, wapi. Hanyuma ikindi ndakamuriramo akadimu gake, iyi irahagije. Hanyuma ndakora agafashoni nyine, ariko biti mwabibonye, yenda mama Sharirene, masharirene Imana uzayikorere kugeza imvi zawe zibaye uruyenzi, ni unapfa bazaguhambe muri yo. mwabibonye mwabantu mwe, mureke mbabwire, ushobora gutegura ibintu biryoshye ukabitegurira mu kintu gisa nabi, bya bintu bikabiha umuntu ataranabirya. Ni byiza ko umuntu ategura ibintu byiza akabitegurira ahantu heza, mu buryo bwo kubitunganya ngo ubiteke, mu buryo bwo kubiteka no kubizana bigeze ku meza. Urabona ko aka gaplato uko bimeze ni sawa. Hanyuma reka mbumvire mama, abashuti banjye, abashu nimba ibyo nakoze bitajyanye, njye nakoze ibyo nshaka. Bambwiye ko iki kirahure atari icyaji, ariko ngewe nicyo nkunda kunyweramo. Ubwo rero kuko ngikunda ngomba kubikorera icyo ko ngikunda. Aha ho muri bwihangane nawe uzanywere mu cyo ukunda. Nimba unakunda plastique uzaba ari yonyweramo icyo ushaka, ujye ukora ikintu ukunda, nubwo kujyanisha ari sawa, ariko ikindi, iki kirahure kugishyiramo umuheha rwose ubona bitajyanye, tujye tuvuge ariko mana wese ubu nimba ntimuzababara we, shabana we nimba muzababara nuko nyine muzapfa mbere yanjye, ariko nibeshye nkagenda mbere yanyu shagahinda kazabica, kurata muzabeho mama. Shamva hari ibintu mbonye bitajyanye, uyu muheha ni iki kirahure ntabwo bijyanye pe, kukinywesha aho umunwa sawa, ariko murambaza iki? Murakoze, Imana ibahe umugisha. Narindi kubereka ukuntu ugomba gutegura ji y'abantu bageze mu za bukuru: indimu, ubuki, amatunda, amazi make. Ikindi mbabwire mwabantu mwe, hari abantu biyima kandi Imana izabihanira. Ntukanywe ibintu birimo amazi menshi kandi ufite ubushobozi bwo gushyiramo amazi make. Ibintu birimo amazi menshi twabikoraga kera kuko twabaga dufite abana benshi, dufite famiye nini, hanyuma nta n'ubushobozi. Naguraga amatunda nk'atanu nkayakoramo akajerekani ka litiro 5 z'amazi kugira ngo tunywe tugahaga. Ariko ubu no, Imana yampaye amatunda menshi, yampaye ibyo kurya byinshi, ntimukiyime. Hanyuma ari korasi ivuga ngo umuntu ashimira uwamuhaye inka, undi agashimira uwamugabiye. Njyewe ndashimira umwami Yesu
yarambabariye ndamuririmbira. Ntago Yesu yangabiye inka, ariko yangabiye ibyo kurya no kunywa. Mushimiye mu iteraniro ry'abera bari imbere ya mama Sharirene, bakurikirana mama Sharirene. Yesu ndamushimiye ko yanzigamye kandi yampaye ibyo kurya no kunywa. Natuye umugisha ku badukurikiranye, nawe utabibona Imana ibiguhe mu izina rya Yesu, kandi nibiguha uzaze tuyishimire kuri mama Sharirene. Wowe ubireba ukabona ni ibinyabazungu, nanjye niko navugaga kera, nararebaga bino nkagira ngo bifite abo byagenewe. Haleluya, reka nongere somesha. Narabirebaga nkabona bifite abo byagenewe, narabirebaga nkabona bifite ba nyirabyo, ariko nimureke mbabwire, ntawe bitabera, nuko bitinda kuza. Burya umuruho ntawe utaguruha, kandi no kuruhuka ntawe utaruhuka. Intebe y'inzara nta buno na rimwe ritabasha kwicaraho, intebe yo kurya ntawe utayicaraho. Wowe uri kurira mu gitondo ushobora gutungurwa n'ibitwenge, wowe uri guseka ukaba waranarenzwe waribagiwe Imana, ushobora gutungurwa no kusubira aho waturutse. Hanyuma ni munyemerere, nubona mama Sharirene hano ari mu bintu bimeze bityo, ujye uvuga ngo yatabaye mama Sharirene nanjye izantabara. Nicyo biba bishatse kuvuga, ntabwo biba bishatse kuvuga ngo uri inkerabuheri ngo uruduki bwa bututsi bwo mu batindi mwirirwa mutukana. Abatindi nabo b'abapagani batigeze bakizwa, bwa bututsi na bwa bugambo mujya mwandika aba bantu b'abanyenzara bashonje mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Ariko ujye ureba komenti zifura, abantu bahuye na Kirisitu kandi bahaze ibyo kurya by'umubiri n'iby'umwuka. Barandika ati gumamo mama Sharirene, hejuru cyane, komeza utera imbere, zamuka. Yego, hanyuma Imana nibaha umugisha, tuzasubira ubutaha.